Ikaze mu kiganiro turi ku itariki 25 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi 2026 turi kuwa kane w'icyumweru Shema Dossier and Article tuba dukomeje kugenda tubakurikirana amakuru ndetse n'ibigezweho. Bibaye confirmed ahitwa Bunagana, biravuga ko imipaka igiye gufungwa. Ibyo biri confirme kuko mu kanya gato ndaza no kwakira umutumirwa wacu. Reka nze tubigarukeho mu buryo burambuye cyane. Turaje turebere rimwe amakuru na situation irimo iravugwa aha muri teritwari ya Fizi mu gice cya Minembwe. Turagaruka ku bitero by'amadrone, turagaruka uburyo situation ihagazemo, mbese noneho twamazije kuvuga tuti tubagezeho amakuru na byinshi cyane bikomeza kugenda bitugeraho. Wowe icyo usabwa nta kindi ni ukunkandira subscribe. Ese ni mama 23 yarashe mu baturage, ese ni FARDC yarashe mu baturage. Ibi byose tugiye kugenda tubimenya, ndetse kandi nabashije gushaka umutumirwa ukomeje kugenda ankurikirana amakuru. Murabizi rero ko ngiye byinshi cyane mba narabivuze, nk'iyi nkuru ya Bunagana nababwiye ko nayiba updatinze mu kwezi kwa kane, ariko n'uwayimpaye ubu namaze kumufatisha nubwo yari amaze iminsi atari ku mirongo ya telefoni. Gusa ubu ngubu noneho gahunda ihari no kuvuga ngo no kubagezaho amakuru yose n'ubwino bwisa ukuri guhari, tukagenda tukubagezaho 5 kuri 5 uko biba bihagaze ku mpande zombi. Shema Dossier and Article rero, niba uzi ko ari ujya udakanze kuri subscribe ubona ari ubwa mbere yikande, niba uzi ko ari ujya udakanze kuri like bikore kugira ngo ujye ukomeza gukurikirana ibiganiro byacu bya buri munsi. Ubu rero muri aya masaha mbere yuko twinjira muri byinshi cyane byo kwakira umutumirwa wacu, munyemerere mbanze ntumikire Dr Pembe ukorera kwijwi mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uyu ni muganga avura indwara z'amarozi zananiranye. Ukeneye ibindi bisobanuro waza kumwandikira cyangwa ukamuhamagara kuri izo nimero ziri kuri screen zawe. Bigenda neza cyane mu by'ukuri, atanga free delivery aho uherereye hose ku isi. Icyitonderwa, muganga Dr Pembe wishyura serivisi yaguhaye kugira ngo wumve ko yizewe. Omari, wiriwe neza? Wiriwe neza Shema. Umeze ute Omari? Ndaho meze neza, wowe umeze ute? Ndaho iminsi myinshi cyane. Iminsi myinshi kuri twese twaraburanye. Yego. Amakuru yanyu umeze neza? Yego meze neza, ntacyo rwose, n'akazuba gake kererutse rwose. Ni kirere kererutse. Yego. Abantu mudukurikire rero murumva ko namaze kuzana umutumirwa Omari. Impamvu muzanye nta yindi mpamvu nuko nababwiye yuko gahunda yacu ari amakuru kandi yuje ukuri. Tuzirana n'ibinyoma, tukazirana n'ibihuha. Uyu ni umwe mu bagabo rero banyapudetinze inkuru mu kwezi kwa kane. Abantu bababwiye ngo muze kunyarukira kuri Shema Anarchiste muraza kuyabona ayo makuru. Uyu niwe rero wayanyapudetinze, uretse ko amaze iminsi tutanavugana, ariko inkuru ye uyu munsi na mwandikiye, ngira ngo nababwiye mu kiganiro cyatambutse cyacu, aransubiza ndabwira nti ndashaka ko uza kuza tukavuga ku bwino bwa Bunagana, ndetse atubwire buri kimwe cyose nuko byifashe kugeza amagingo yangaye. Bunagana nabonye Uganda isohoye itangazo ivuga yuko imipaka igiye gufungwa, ariko sinabunagana gusa kubera ko Ishasha ndetse na Kitagoma iyo ni imipaka igomba gufungwa. Iyo nkuru mbere na mbere abantu badukurikiye kugira ngo babanze bumve yuko wamazije kuhagera, ni ukuri si ukuri? Iyo nkuru koko nkuko wari wabibabwiye, iyo nkuru ni ukuri. Iyo nkuru ni ukuri. Ni ukuri. Yego, mu kwezi kwa kane ngira ngo waranyandikiye ubwo wari ubonye nimero zanjye, urambwira uti Bunagana imipaka mwitegure ko igomba gufungwa. Ngira ngo abantu barabyibuka ubwo Museveni yarahiraga, ndumva ari muri ayo matariki, sibwo wanyandikiye buriya? Yego, ni muri amatariki yo kwiyamamaza kwa Perezida Museveni. Ahubwo ngira ngo arahira, arimo ararahira. Arimo ararahira, byari mu matariki ya nyuma, yari yiyamamaza ariko agiye kurahira buri minsi mike cyane. Aha, mbere aho ngaho gatoya umbwira uti rero muzabona impinduka nyuma tubona perezida w'igihugu cyanyu nawe yinjiyeyo, Felix Tshisekedi Chilombo.
ubwo bagira ibyo baganiriye, tubona bavuga yuko bagiye guhuza mu bikorwa by'umwihariko byambukiranya imipaka. None uyu munsi sasa inkuru wambwiye yabaye nk'aho Uganda yabigaragaje ariko ntibadutangariza itariki. Aya makuru ayavugaho iki? Ni iyihe comment uri buze kuyateraho? Yego nibyo Shema, narabikubwiye mu kwezi kwa kane ndakeka rwose. Narabikubwiye nkubwira yuko rwose ari amakuru ataraba confirm. Ariko uko byagenda kose ino mipaka igomba kugira gute gufungwa. Yego, gufungwa kw'iyi mipaka nabonye hari abantu batarimo barabivugaho rumwe, bavuga bati abaturage bishobora kubabangamira. Wowe urabifata gute nk'umuturage? Nibyo hashobora kubonekamo imbogamizi nyinshi ku baturage. Kuko urumva habagaho icyo nakita nk'ihererekanya. Yego, abaturage bava mu gihugu bajya mu kindi. Yego, gushaka ubuzima, bamwe bakajya Uganda abandi bakaza Kongo mu rwego rwo gushaka ubuzima. Ariko nawe urabyumva umuntu ukunda uwo mupaka, nta kintu wari umariye hagati ya leta ya Uganda na leta ya Kongo. Wenda kuri leta ya Uganda aho bari bafite umumaro kubera yuko nabo bishyuzaga imisoro, ahubwo leta ya Kongo niyo numva itari ifite umumaro n'izo ngendo. Yego, ibyo rero ariko nawe urabyumva yuko bijya inyungu leta ya Uganda yari ifite nabwo yari nkeya kuruta ko yagirana imikoranire mizima na leta ya Kongo. Ibyo birumvikana byo cyane rwose, kubera ko urumva nyine n'ubundi n'ibyo bakoraga bisa nk'aho babikoraga mu buryo butemewe n'amategeko mpuzamahanga. Nibyo rwose. So muri make uragira uti rero kuba bawufunga birumvikana ku ruhande rwa guverinoma, ukanongera ukumva side y'abaturage wenda kubera bahahahiraga, ariko nyine ukabona ko nta kindi cyari bukorwe ku ruhande rwa guverinoma. Yego rwose nta kindi cyari bukorwe usibye gufata umwanzuro wa nyuma nk'uyu nguyu wamaze gufatwa rwose. Yego, ku ruhande rw'inyeshyamba urabona biri buze kugenda bite? Zigiye guhura n'igihombo? Igihombo gikomeye cyane. Kuko uno mupaka wazifashaga cyane mu buryo bw'inyungu zaturukaga muri Kongo cyangwa se na Uganda. Urumva nyine kubera ko imisoro bayishyuzaga, ariko n'ubundi bivuga ko ngo yari inzira yanatwaraga abasirikare babo. Hari ukuvuga ngo ni inzira abasirikare b'inyeshyamba bakoreshaga cyane. Yego. Aha, uyu rero niwe wari warampaye amakuru ya hano Bunagana, ariko rwose mwoka byaramwe yagize ati reka nze mbikonfirime inkuru yo rwose. Urabona ko ni inkuru imaze kuba kimomo mu itangazamakuru, nabonye hari n'ibitangazamakuru bya hano iwacu byatangiye kuyandikaho. Ni itangazo Uganda yashyize ahagaragara, ntiyigeze itangaza amatariki, ariko umupaka wa Bunagana, umupaka wa Ishasha ndetse kandi na Kitagoma ni imwe mu mipaka yakoreshwaga cyane n'abarwanyi b'inyeshyamba z'umutwe wa 23. Umuntu bita Omar rero murumva ko nabishimangira, arambye ati mu byitege n'amatariki baraza kuyatangaza vuba ahangaha. Aha rero ni ku butaka bw'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ni muri teritwari ya Rucuru, ni mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Mwumvisha abaturage, yego barimo barabigenda bavuga bati biragoye, ariko nawe urumva ko arimo aratubwira ati turabizi neza ko rubanda rugufi bigoye, turabizi neza ko mu by'ukuri bigoranye cyane kubera ubuhahirane bwabagaho hagati aho ngaho, ariko niba guverinoma nta kintu yinjizaga ku byinjira cyangwa se ibisohoka mu gihugu byinjizwaga n'inyeshyamba ku nyungu z'inyeshyamba, ati ndumva nta kosa ririmo guverinoma yigeze ikora, ati ahubwo byaba byiza kurushaho amahoro agarutse, cyangwa se tubonye imikoranire hagati y'ibihugu byombi igenze neza, guverinoma ndetse ya Kongo na Uganda bagakorana mu buryo bw'inyungu z'igihugu no ku baturage. So aha rero ni Bunagana, ibyo ni bikomeje kugenda bihavugwa, ni inkuru murabizi neza ko tuba turimo turagenda tuzigarukaho. Nagira ngo mbabwire yuko rero icyo kintu kiriho, abaturage batuye hariya barabizi neza. Uyu nawe amakuru arayafite 100%, mwumvishe icyo aduhamirije ndetse n'icyo atubwiye kuri izi nkuru zikomeje kugenda zivugwa muri ibi bice bya Nord Kivu, teritwari ya Rucuru, ahantu bita Ibunagana. Ubwo rero gahunda niyo ngiyo, nuko situation yaho iramutse
urumva rero ko nagerageje kugira ngo tubashe kumenya inkuru y'ukuri. Oma, yego ndakumva cyane Shema. nanze guhita nkurekura kubera yuko hari amakuru nshaka kumbwiraho nk'umuntu uba uyafite. Yego. Amakuru rero nshaka ko twinjiramo ubundi ngana kurekura ukajya muri gahunda zawe. Ni amakuru arimo araturuka mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Yego. Amakuru nakubajijeho turi mu gikara ariko ukambwira uti ibyo ndabizi neza 100% imigendekere bikorwa uburyo bikorwamo. Hari inkuru yiriwe ku mbuga nkoranyambaga. Ni inkuru yiriwe igaragaza icyitwa rero ku ruhande rw'inyeshyamba za 23 bitana ba mwana, bavuga yuko FARDC ariyo yarashe ku bitaro bizwi nka Hopital General Minembwe, ubwo ni bitaro bya Minembwe. FARDC nayo ikavuga iti twebwe ntitwarasa ahantu ku bitaro hari n'abaturage, ati ni inyeshyamba zabikoze. Muri make icyo wambwiye uti rero bitutagiye na kure, wambwiye uti ni inyeshyamba zaharashe. Kubera iki kwanza? Impamvu mbikubwira. Yego. Nuko mfite ari abavandimwe n'inshuti nyinshi cyane. Yego. Amakuru baba bayambereye ku gihe. Atuwase yabonetse yita n'indi zagahita bambwira ati rero noneho ibiri kurangwa hano ibi n'ibi. Yego. Ni ukuvuga ngo ujya kumereza story wahereye mu minsi yatambutse umbwira uburyo kibitero byari byubakitsemo ku ruhande rwa guverinoma na 23. Muri make ndagira ngo uhera aho ngaho tubwire uburyo ki drone zinjiye muri ibi bitero nyine n'uburyo byagenzemo kugira ngo abantu badukurikiye bajye babasha gusobanukirwa. Yego. Ni ukuvuga ngo drone za M23 kuko muri iyi minsi ni ukuvuga ngo izi nyeshyamba za M23 yego zirimo zirakoresha drone cyane kurusha uko zikoresha abasirikare bo ku butaka. Kuko ikigaragara cyo drone ziri mu kirere ni za M23 ni nazo ziri kurwana n'abasirikare ba FARDC. Yego. Impamvu bari gukoresha drone ni iyi. Abasirikare ba M23 bamaze kugenda bacika intege bitewe n'imbunda cyangwa se intwaro FARDC yazanye none ikazana n'abarashi bazo. Izo mbunda nizo zaciye intege M23 bituma ikoresha icyo nakita Air Force. Air Force urabizi ko abasirikare barwanira mu kirere. Yego. Niyo mpamvu yahise yitabaza drone aka kanya nizo zagize gute nizo zarashe kuri ibyo bitaro. Ndetse ni nazo ziri kurwana cyane n'ingabo za Kongo. Yego. Ubu ni ukuvuga ngo igihe FARDC cyangwa se ingabo za Kongo zabashije kumutaringa izo drone za M23, nuvuga ngo ingabo za Kongo ziraba zikoze igikorwa gikomeye kuko nizibasha kumutaringa izo drone zikazisura cyangwa se zikazirasa nta handi M23 iri bukandire. Aka kanya niwo mwanzuro nicyo gikorwa cyane mirimo irakora yazamuye drone kuko abasirikare bo ku butaka bwo birasa nkaho bacitse intege. Noneho bivuze ngo ukuntu gahunda zimeze nuvuga ngo uyu munsi ndabizi neza ko aya makuru murambwira uyazi neza kundusha. Uri murambwira uti byanze bikunze kuri guhari nuko ingabo za Kongo zamazije gutsinda urugamba ruri infantry rwo ku butaka cyane. Infantry rwose bamaze kuneshwa ku ruhande rwa M23. Okay, situation none tumaze iminsi twumva yo gutsindwa ku rugamba no kuvuga ngo hakoreshwaga ibitero byo ku butaka cyane rwose. Niyo mpamvu wumva ingabo za Kongo zigumina cyane inyeshyamba za M23. Yego. Bivuze ngo igisigaye nuko mama 23 mu gihe iri buze kuba inaniwe gukoresha drone niyo nzira yonyine isigaye birabyarangiye. Niyo nzira
M23 isigaranye. Yego. Aha, abantu mudukurikiye mubyumve neza. None FARDC yahinduye strategy yarwanishaga ko tuzi ko mu minsi yashize M23 yajyaga yitsinda muri urwo rugamba rwo ku butaka. Ungiye akantu ko kuvuga ngo bazanye ibikoresho bihambaye nibyo byatumye abagabo bacika intege. Byagenze bite muri rusange? Ni ukuvuga ngo ingabo za Kongo zabashije, ni ukuvuga ngo ikintu ziyungwe nibyo izo ntwaro zari zihari za katibushi, imbunda nyinshi cyane za imbunda nyinshi cyane, ariko none ikintu baguye. Yego. Noneho bazanye abarashi bizewe b'izo mbunda. Aba bahibu twumva bavuga buri munsi se nibo cyangwa hari abandi? Wijya kure ni abahibu rwose, wabikurikiye neza cyane. Yego. Afite abahibu, noneho izo mbunda barazize ku rwego rukomeye. Bivuze ngo impamvu kera n'ubundi izi nyeshyamba zogogaga nta basirikare barasa fresh bari bahari? Bari bahari, kuko ni ukuvuga ngo noneho bazanye aba bahibu bari kurasa. Barabyize. Ni ukuvuga ngo izi mbunda ubona zirashishwa ubuhanga bukomeye, ntabwo ari ugufata ikompara ngo ushyire murase. None se ubundi ni ukuvuga ngo njye ndibaza ngo mba numva buri musirikare, njyewe rero ndi umusivili cyane, mba numva buri musirikare wese agomba kuba yafata imbunda iyo ari yo yose akayirasisha. Ntabwo bibaho. Muri makeya dusobanurire neza nk'umuntu ushaka kuba wabifiteho ubumenyi kugira ngo tumenye impamvu nyine byari byaranze. Ni ukuvuga ngo izi mbunda nakita support weapon, imbunda z'imisada. Yego. Burya zigira umuntu uba uzi kuyirasa, umuntu akagenda akiga imbunda akavuga ati n'imbunda iyi niyi, for example SPD cyangwa se S9, cyangwa twavuga ati katibushi, iyi mbunda akayiga yonyine yubwa. Ni ukuvuga ngo izi mbunda zino ntoya za umuntu ku giti cye akoresha za MG cyangwa se za 81-1, umusirikare wese aba yirasa. Yego. Ariko hakabaho icyo bita support weapon. Iyo support weapon akenshi zikoreshwa n'umutwe wo mu gisirikare witwa Akirari. Akirari ni ishinzwe kurasa imbunda z'imisada. Ni ukuvuga ngo rero bafashe abahibu babajyana ku masomo ari advanced mu kurasa. Barayiga, bamaze kwiga ayo masomo aka kanya nibo bari kuyapurika, kandi ibyo bari kuapurika birimo biratanga umusaruro ugaragarira buri umwe wese. Yego. Ni ukuvuga ngo baraje bamaze kuza bakigera ku mbunda, bakigera ku kibuga Kawanja, infantry ya M23 ntiyongeye gukoma. Ni ukuvuga ngo M23 ajya gukoresha akantu bita gufrakinga. Gufrakinga ni kwa kundi uburasana n'umuntu umureba n'amaso ku maso. Yego. Akagira abaca ku ruhande bagaturuka mu rubavu rw'iki rw'umwanzi wahaguye wawe muri kurasana. Yego. Sasa rero aho ngaho rero niho inyeshyamba za M23 kenshi zakoreshaga iyo system, akenshi zakoreshaga zigira ngo zineshe ingabo za Kongo. Ariko aka kanya iyo nuvuga ngo uwo mutego bakoreshaga ingabo za Kongo zamaze kumenya wose. Yego. Zamaze kumenya aho yaba mbushi ya M23 ntigikora, yaba icyo nakita donatake, ubundi na donatake yabo yararasaga kwa kundi mu gitondo cya saa 11:02. Ubwo donatake ni biki databuja? Donatake na atake iba mu gitondo saa 11 saa 12 n'umuntu atarakoza n'amazi mu maso. Niyo bita donatake. Aho ngaho rero niho ingabo za Kongo noneho zicaye zifata amasomo zavuga ese ko tubona infantry natwe adufite infantry ni iki gituma ineshwa. Baricara babyigaho, sinzi ngo babigendeje bite, ariko license bakoze
basanga naho ngaho bari kugwa. Ako kanya nibwo noneho bahise babona na support weapon n'abarashi ba nyabo, noneho baza basapotinga ya infantry ya Congo. Bamaze kuyisapotinga bihimbaraga abashi ndetse na infantry ya Congo. Ubwo rero nicyo cyatumye niba inyeshyamba za M23 bisa nkaho zigenda zisubira hehe inyuma, noneho bahita bakoresha indi strategy yo kuzamura drone kuko babonaga infantry yabo yamaze kunanirwa. Yego. Ubwo bivuze ngo mu gihe Kongo yaba yamaze kunitiraliza ibitero by'amadrone egare kuba yamaze kuba yanesha urugamba rw'izi nyeshyamba. Uko niko kuri rwose guhashya. Sasa rero ubu tuvugana urimo urambwira uti ikirere cyane cya Minembwe kirimo kirakoreshwa amadrone, niho ushingira uvuga yuko nizi hopitale General Minembwe zaba zarashwe n'abarwanyi b'inyeshyamba za 23. Yego. Omar rero ugomba guhabwa ikaze mu makuru menshi cyane hano kuri Shema Dossier Anarctique. Reka dukomeze gukurikirana amakuru, nawe ukomeze gukurikirana situation, impinduka byinshi cyane. Uraza kugenda rero utumenyesha, natwe tumenyesha abakunzi bacu, kandi nizera ko ubwo abantu bagiye gusobanukirwa buri kimwe. Urugamba rwa Minembwe muri rusange icyo abantu bagomba gusobanukirwa Omar nuko ingabo za Kongo zamazije kwiyubaka ku bitero byo ku butaka cyane rwose. Zari yubatse ku rwego rukomeye cyane. Gira ngo rero mwabyiyumviye abantu mamuduteze amatwi, narindi kumwe n'umuvandimwe bamwita Omar. Uyu mugabo rero niwe uri muragenda ansukumira amakuru akenshi, agenda ambwira uko situation ihagaze. Ubwo rero ikiriho situation yabonagana nyishyizeho umucyo, ikiriho situation ya Minembwe ni gutyo byifashe. Muri ibi bitero mwabonaga Kongo ngirimo irarusha imbaraga cyane abarwanyi b'inyeshyamba z'umutwe wa M23, ibitero byo ku butaka. Sindi bugira ikintu ndi buze kubivugaho byinshi cyane, mwiyumviye uko bimeze, mwiyumviye uko bihagaze muri aya masaha. Rero muri muragenda mukurikiranamo ikiganiro cyacu, ariko abantu mudukurikiye mu muhereza ikaze niba mwumva abishoboye kugenda tugezeho situation ndetse n'amakuru menshi cyane abakomeza kugenda avugwa impande zose. Umuhikaze mutubwire niba turi buze gukomezanya nawe cyangwa se bitari buze gukunda. Muratubwira ubwo ngubwo, gahunda murayizi neza ko ari mwebwe tuba dukorera, ubundi nimutubwire. So Kinshasa rero niho tunyarukiye muri aya masaha muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko Kinshasa mu murwa mukuru. Kinshasa rwose haravugwa iki none ahangaha? Icya mbere ni amakuru nabonye atari meza, ariko abaturage bakavuga bati nta kundi byari bigende. Turashima cyane na resultat zabonetse, ntago ari ya Kongo yigize kugira ibitego bigera mu 9 ngo yandike amateka, kandi abanyaburayi baba bakina nabo ni wabo w'imipira y'amaguru. Ni inkuru rero nashimye cyane kuntu abakongomani bitabiriye umupira wa Leopard cyangwa se Leopard, iyi kipe y'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Wabonaga rwose bishimye cyane ku isaha y'isa 10 ku munsi w'ejo. Mu by'ukuri bari bariyo rwose, ubona ko bakurikiranye ikipe yabo saa 11 za mu gitondo. Bari bashyize televiziyo ahantu barimo barakurikirana ikipe yabo y'umupira w'amaguru yakinaga na Colombia iza kuyitsinda igitego kimwe. Abaturage rero ntibigize baveba ekipe, bashimangiye ko rwose by'ingenzi yagerageje gukina neza, yagerageje kugaragaza umuhate ndetse n'imbaraga. Biza kurangira ariko ku minota 78 ikipe ya Colombia yitsinze igitego. Nabonye rero ari inkuru nayo yiriwe icicikana ku mbuga nkoranyambaga, ariko abaturage bavuga bati twebye ni byiza cyane bati ikipe yacu irimo iragenda igaragaza kwitwara neza, bati kandi turabishima nabyo ibyo bakoze, bati turabishima cyane. Kongo rero iri mu itsinda rimwe na Portugal na Colombia ndetse na Azerbaijan, ndumva ari aho ngaho. Ubwo isigaje umukino umwe mu matsinda
Colombia ifite amanota 6, Portugal ifite 4, ndetse kandi Portugal ariko ikaba isigaje umukino wa Colombia ubwo yibaniye Repubulika ya Demokarasi ya Congo, ikagira gutya rwose ikayibanira igatsinda Portugal. Biracyashoboka cyane amahirwe aracyahari kubera ko iriya kipe yo Congo izakina nayo izayitsinda. Bashobora gusigara babara rero ibitego ku bitego nibyo basigara babara. Ishobora kuba rero yazamuka cyangwa se igasigara bitewe n'ibitego, ariko none ahangaha Portugal izigamye ibitego bingahe? Izigamye ibitego 4 kuko yanganyije na Congo igitego 1-1. Ubwo nimo ndatanga resultat kubera yuko wenda Colombia yaba yatsinze Portugal yabisigaje kuzigama ibitego 4, mu gihe Congo yabitsinze ibitego biri hejuru ya 4, yahita ikomeza Portugal ikagira ibiki igataha ariko yatsinzwe. Iramutse inganyije na Colombia, Congo yataha, Portugal ikazamukana na Colombia. Ubwo murabyumva neza rero amahirwe menshi cyane ahari nuko Colombia yatsinda iyi Portugal, Congo wenda kari agakipe kakisasira nka 5 byaba byarangiye. Amakuru rero aravuga iki? Amakuru arashimangira ko ubu kugeza amagingo angaya mbere na mbere abazahirwa bishimiye ikipe yabo, barayishimiye cyane rwose, baravuga bati ibyo urimo urakora turabishima, no kujya muri qualification warangiza ukikarifiya nk'igihugu ukajya mu gikombe cy'isi byari ibintu bikomeye cyane. Indi nkuru rero irimo iravugwa Kinshasa ni inkuru irimo iragaragaza constitution, itegeko nshinga. Constitution yamaze kuba constitution, aho namenya amakuru ko mu ishyaka riri ku butegetsi Union Sacrée de la Nation harimo ikintu cyitwa umwiryane. Inkuru mfite rwose nuko ibintu bikomeje gucika bikayoba, ariko abayobowe n'uwitwa Vital Kamerhe wanakomeje kugenda akemangwa nyine kwa kundi umuntu baba bavuga bati nyamara wowe turabona rwose utari mu murongo wacu. Abantu bakavuga bati si bibyo ni ibiki mwoka byaramwe, banze kujya mu nama ejo. Nabonye hari commentaire rero abasesenguzi nahoze nkurikirana ikinyamakuru TV5 Monde, aho basesenguraga ikijyanye na constitution, bavuga bati ibintu birimo akantu, turabona ari ibintu bigoye cyane. Ibi rero ni ibikomeza kugenda bigaragaza neza imiyoborere y'Kinshasa, kubera ko abantu bagera muri 4 bose niba atari 5 banze kujya muri icyo gikorwa cyo kubiganiraho. Nta kindi rero constitution hari abatayifuza, ariko Tshisekedi akavuga ati impamvu mutayifuza ni ukubera iki? Ati icyo nicyo kiri buze gutuma rihinduka. Turimo gusatira amatariki kubera ko ku munsi wa independence dushobora kumva ikintu gikomeye cyane hano ku butaka bw'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo, by'umwihariko Kinshasa. Umukuru w'igihugu rero aragira ati aba bose mubona nibo barimo barateza ibibazo igihugu cyacu. Abaturage baragira bataba bose mubona banga constitution nibo bangira bayazana ibibazo uburasirazuba bw'igihugu cya Congo bunyuramo. Donc ayo yose rero ni amakuru arimo aragenda tugeraho muri aya masaha. Murabizi ko twabyemeye ko tugomba kujya tubagezaho amakuru, murabizi ko twabyemeye ko tugomba kujya tubabwira byinshi cyane biba bikomeza kugenda bitugeraho. Amakuru ava rero hano burasirazuba bw'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo mwayumvishe, ariko ava Kinshasa aho itegeko nshinga ryabaye itegeko nshinga, yaba opposition yaba bamwe mu bayobozi bari muri guverinoma, ariko bikanavuga ko iri tegeko nshinga riri buze kubagaragaza bikavuga ko iri tegeko nshinga riri buze kugira ibiki kugaragaza buri umwe. Reka ahangaha babwire ngo twebwe turakomeje kubakurikirana buri kimwe kugira ngo tubabwire uko ibintu byifashe ndetse nuko bihagaze. Bakunzi bashema dossier anartique, ku munsi w'ejo tuzaba dukurikirana amakuru ku isaha y'isasa tureba uko ibintu bihagaze, ko kandi mbibutsa ko updates tugiye kujya tuzikurikirana ku bivugwa news info. Ubwo mu gitondo ndabandi ndagenda mbagezaho amakuru, ubwo mu gitondo ndagenda babwira byinshi cyane mu byo dukura impande zose, mu byo dukura hirya no hino, twavuga tuti tubazanira. Wowe icyo usabwa nta kindi ni ukunkandira kuri subscribe cyangwa sabone like, ubundi tugakomeza kubana
mu biganiro byacu bya buri munsi, ibiganiro byacu mukabisharinga bikagera ahantu kure cyane, tugakomeza kubagezaho amakuru yose uko yakabaye. Murakoze cyane, murakarama, mugire ibihe byiza, mugire igitondo cyiza cy'umugisha. Turi ku itariki 25 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2026. Ngaye nguko ibintu byifashe by'umwihariko hano burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo.